kibaye kinini Ishimari wasanze nabyinjiro narifite mazima magara bw'izina ndagukunda mwana wanjye byose wakoze murakoze cyane twamarije zane ganze nanjye nagiriwe amahirwe yo gutsinda rino rushanwa byagaragaza impano yawe garagaza impano yawe naje ndi umufana ntabwo nzi ko ndi bwagitinge gusa nize mu kigo cy'urubyiruko cyangwa naje nje kureba nyine nk'umuntu wahize noneho mageze mbashyiramo motivation tubagiye tukajya kugerageza nanjye Rwanda ritsinze badashimira abantu bafashije kuzamura impano yanjye bo muri iki gikorwa cyagaragaza impano yawe ni iki witezemo nk'umuntu watsinze numva naza n'umuntu watsinze numva kuva mwadufashe hari impamvu mwadufashe numva tuzatumbagira nyine tukagera kure tukarenga nyine mbese umva ibyiciro byose tukagera hejuru y'abandi bose niko ngenda kwiyumva mw'ibi bihe nyine kuko n'abageze kure bari hasi yacu bari hasi bagenda bazamuka step by step murakoze tukwifurije ishya n'ihirwe kandi turizera yuko uzabikora ukajya ku rwego rwo hejuru ugahagararira cyangwa ugahagarara intara y'Uburengerazuba ndetse n'u Rwanda cyane murakoze cyane turacyari muri Nyamasheke muri Kagano mwe muri bande Niganze Ingrid and Nirere Edison muri tsinda yes okay twagiye amasegonda mujye kuri mbiyande ni yacu yanyu okay twagiye ijoro rirerire imanga ziravuze igihe kirageze tubone gutabarwa ijoro rirerire imanga ziravuze igihe kirageze tubone gutabarwa ufatiye runini yemeye no kwambikwa za soni yari kunyihorera nubwo navuze nongorera niyabonye ngiye kugwa hamanukira kundamira na wa musozi biruhanya yacoje kubuti Haleluya murasheke dukunda amakuru ya Radio Rwanda na Televiziyo Rwanda aho niyo nase ko mwaremye Vestine we ntabwo mumukunda nabo turabakunda Vestine na Dorokasi dukunda ndibo zabo ihema yego turabakurikirana umunsi ku wundi turabakunda aho bari bashimire abafana nakora kawe